Biragoye cyane ko waba ukunda umuziki nyarwanda ukaba utazi umuhanzi Kitoko Bibarwa. Ni umuhanzi wakunzwe n'ingeri zose mu myaka itambutse, tutibagiwe ko na n'ubu ngubu agikunzwe. Abato, abakuru bose baramukunze, mbese yigarura imitima y'imbaga nyamwinshi, by'umwihariko abanyarwanda. Gusa igitangaje nubwo ari umunyarwanda ufite igikundiro mu muziki nyarwanda, ubu tuvugana imyaka 12 irihiritse atabarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Nyuma y'uko rero imyaka 12 ishize yibera mu Bwongereza, amakuru aravuga ko yatangaje ko agiye kugaruka mu Rwanda, mu gihugu cyamubyaye. Amakuru avuga ko nyuma y'imyaka 12 yimukiye mu Bwongereza, Kitoko Bibarwa aritegura gutaha mu Rwanda burundu. Amakuru mashya avuga ko iyo gahunda iteganyijwe muri uyu mwaka, ndetse ko azakirwa mu gitaramo azahuriramo na Davido kuwa 5 Ukuboza 2025. Ni amakuru yemerejwe mu birori byo kumvisha abakunzi ba Davido alubumu ye nshya agiye kumurikira i Kigali, byateguwe na Intore Entertainment ifatanyije na Skol Rwanda ijoro ryo kuwa 17 Ukwakira 2025. Amakuru y'uko Kitoko azitabira igitaramo cya Davido yemejwe na Bruce Ntore uri gutegura igitaramo cya Davido. Yagize ati, hari ibintu bimaze iminsi bicicikana mu bantu bibaza impamvu tudatumira abahanzi ba kera mu bitaramo nk'ibi. Rero Kitoko ari mu bahanzi bamaze igihe bategerejwe. Murabizi aba mu mahanga, twaramuvugishije arabyemera kuza nyuma y'imyaka myinshi. Turumva ko kumuzana ari ikintu cyiza, n'abana ntekereza ko bamutegereje. Kitoko aherutse gutangariza itangazamakuru ko yitegura gutaha burundu mu Rwanda, akongera kuba mu gihugu cyamubyaye nyuma y'imyaka 12 yimukiye mu Bwongereza. Alubumu nshya ya Davido igizwe n'indirimbo 17 yasohotse kuwa 18 Mata 2025. Iriho indirimbo yakoranye n'abahanzi nka Chris Brown, Omale, Sensei, Musa Keizi, Daju n'abandi. Iyi alubumu y'iminota 49 n'amasegonda 9 Davido yayikozeho mu gihe cy'imyaka hafi 3, dore ko yayitangiye mu mwaka wa 2023 nyuma yo gusohora iyitwa Timeless. Davido utegerejwe i Kigali bizaba ari ubwa gatatu ahataramiye, dore ko ubwa mbere hari mu mwaka wa 2014 yongera kuhataramira 2015. Ibi bitaramo byabanjirije icyo yahakoreye mu mwaka wa 2018 n'icya Giant of Africa aherukamo mu mwaka wa 2023. Davido ari mu banya-Nigeria bamaze gufata isi yose mu muziki, yakunzwe mu ndirimbo nka Fall, If Available n'izindi. Hanyuma se wowe ni iki wageza ku muhanzi Kitoko witegura kugaruka mu rwamubyaye? Duhurire muri comment. Hagati aho ngaho tubifurije ibihe byiza. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze muturebe kandi mudukunde, mwibuka gukanda subscribe. Niba wakunze iyi video yihe like. Hasta la vista.